Kongeye kubasuhuza abakurikira channel yacu ya ASA ya Nyarugenge. Uyu ni wa mwanya twigamo ibyigisho by'ishuri ryo kuri Sabato biyora abakuze kwiga Bibiliya. Ndagira ngo twibukiranye ko turi mu gihembwe cya 4 cya 2023 kitubwira ngo umurimo w'Imana umurimo wanjye. Turagifashwamo nanjye PIERRE NTAKIRUTIMANA afatanyije na KURINTATI Emmanuel. Murakoze cyane. Mbere yuko dusenga reka mbanze mbabwire icyo tugiye kwiga. Muri iki cyumweru tugiye kwiga icyigisho cya 8 kitubwira ngo ivugabutumwa ku bababaye. Tumaze kwiga icyigisho cya 7 cyatubwiraga ngo umurimo ngomba gukorera mugenzi wanjye. Twabonye ko ikintu cy'ingenzi cyane twabonyemo nuko amagambo tugomba kuyareka tugashyira mu bikorwa ibyo twise. Muri iki cyigisho rero cya 8 ko turaza kurebamo uburyo twakora ivugabutumwa ku bababaye. Nyuma y'icyigisho nibyo turibuze kuba tuzi. Mbere ko rero dutangira ngo twige mureke tubanze dusenge. Mwadusengera. Turagushimira iteka Imana yacu, tugushimira kuri Imana ikomeye wabanye natwe waraturinze iminsi cyane ukibahiro. Umuntu mwansoye uganira ku ijambo ryawe, tubasenga ngo mbonekere kwana natwe n'umuntu wese ugiye kumva kino cyigisho uhereye umutima ye. Ntabwo bizo gusa twisabiye gutse abantu bose bari mu bihande bitandukanye baye nabo kandi uhereye mu izina rya Yesu. Amen. Twatangiye rero iki cyigisho icyigisho cyiza cyane ngira ngo turabibona. Tubwira ngo ivugabutumwa ku bababaye. Icyo kwibuka kiravuga ngo Umwami azabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ubwo mwabikoreye umwe muri bene data boroheje bari hanyuma y'abandi ari je mwabikoreye. Tubisoma muri Matayo 25:40. Reka nsome iyi introduction kugira ngo twumve neza icyo tugambiriye kwiga muri iki cyumweru. Muri Luka 5:17 kugeza kwa 26 imirongo yerekana ingero nyinshi z'ukuntu Imana ifasha abatishoboye. Rimwe na rimwe Imana ikoresha abandi kugira ngo idufashe cyangwa ikadukoresha kugira ngo ifashe abandi. Uyu murimo ushobora kuba ingorabahizi. Ntabwo twije dusezerana ko uyu murimo uzaba woroshye kuri nta. Ntabwo ntiryo sezerano ntaryo dufite. Ushobora kuba ingorabahizi ariko uzana ibihembo byinshi. Iyo dufashije abatishoboye dukurikiza urugero rwa Kristo mu murimo we. Rimwe na rimwe biba byoroshye kumenya abatishoboye ariko ikindi gihe biragorana. Ko byagenda kose duhamagarirwa kuba abafasha b'Imana dufasha abantu batishoboye tutitaye ku mateka yabo. Uribuka igihe bazaniraga Yesu umuntu ngo bavuga ko bamaze ibi ni icyaha cye cyane icyaha cy'ababyeyi. Yesu yaramukijije atitaye ku mateka y'uwo muntu uwo ari we. Natwe niko tugomba kugenza. Nyuma turaza kubona ko tugomba gukurikiza icyitegererezo cya Yesu. Bibiliya idushishikariza kwiyegereza abanyamahanga kuko iyo batugiriye icyizere tubasha kumenya uburyo bwiza bwo kubafasha kumenya Yesu. Yego. Sinzi nimba hari ukundi kuntu cyangwa ari icyo bakongera kuri iyi ngingo. Yego, kuri no ngingo imeze nka introduction ya kino cyigisho tuzakomeza kwiga muri kino cyumweru. Wenda icyo ngaruka na amagambo atubwira ku by'umwihariko kuri no titre ivuga ku bigendanye n'ivugabutumwa ku bababaye. Batubwira yuko icyo duhamagarirwa cyangwa umugambi wa kino cyigisho nuko tugenda tukagera kubatishoboye ariko atari kubatishoboye bacu gusa abo duturanye gusa abo dusenganye, ahubwo ni kubatishoboye ariko mu buryo butandukanye, haba mu buryo bwa mwuka ndetse no mu buryo bwifatika, ariko tukarenga zambi z'abantu duhorana ahubwo tukagera no ku bandi cyangwa abo twakwita abanyamahanga. Ndumva ni cyo nakongera. Yego, kuko izi ngingo zizishishikariza kwiyegereza ababaye. Ingingo yo kuwa mbere ku itariki 19 Ugushyingo haratubwira ngo kwizera kw'inshuti. Hari igihe rimwe na rimwe tugira inshuti, abantu bose bagira inshuti, ariko hari igihe inshuti zacu zishyira mu byago cyangwa zikadusaba kuzikorera ikintu gikomeye nk'ibyo tugiye kubona ahangaha muri iki cyigisho. Ku bitabo by'ivugabutumwa bwiza havugamo inkuru ikomeye y'ibyo abantu bamwe bagiye banyuramo ubwo bashaka kuzanira Yesu umuntu utishoboye, ahari wenda yari inshuti yabo. Uwo muntu niwe tugiye kureba. Tubasha kwigira ku byabaye hano byerekana uburyo gufasha abatishoboye rimwe na rimwe byaba akazi gakomeye. Iyo dusomye muri Luka 5 kuva ku murongo wa 17 kugeza kwa 26 dusangamo inkuru y'abantu bazanira Yesu ikirema bagasanga Yesu ari atabasha kugerwaho mu buryo buri fiziko. Abantu benshi cyane. Hari abantu benshi. Bakoze iki?
uko tubona nk'uko muri uko babitwandika igice cya 5 tubona yuko ubwo basanga hari abantu benshi ntabwo basubiyeyo ahubwo bagize kwizera gukomeye cyane baravuga ngo icyo dusaba cyonyine nuko uno muntu agira imbere ya Yesu wundi agakira. Tubona ko bazamutse barangiza bagasakambura amategura bagakuraho isakaro maze bagafata wa muntu wari ufite ikibazo bakamumanura ku birenge bya Kristo. Uko ni ukwizera ko ari gukomeye cyane, aho tubona ko ari ukwizera kwagizwe na bariya bagabo bari baheze ikindi kirema. Rero no kwizera kw'inshuti twari turimo turabona aha bivuga ko iyo yari inshuti yabo. Uru n'urugero rumwe rutwereka ko rimwe na rimwe kugira ngo dutange ubufasha aba atari ibintu bitworoheye. Ibaze nka nyiririya nzu yaza agasanga bari kumusakamburira inzu ko byari kugenda, ariko wasanga yaranahari. Ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Rero hano mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere page ya umuzingo wa kabiri page ya 31 aravuga ngo inawiti aturarikira bikomeye gufata abatagira kivurira muri aya magambo. Nimutegereze kubwirwa inshingano yanyu, nimurambura amaso yanyu murebe ababazengurutse, nimwimenyereza abatagira gifasha, abanyamubabaro ndetse n'abashonje. Ntimukabihishe kandi ntimugashaka kwihunza kumenya ibyo bakeneye. Hari rimwe na rimwe tuvuga tuti ntabwo nzayanciye inzira kuko iyi nzira habamo abantu benshi wenda basaba cyangwa se rimwe na rimwe kugira ngo tutumva gutaka kw'abantu. Hano ho batubwira ko tutagomba no kubihunza. Mu ruru rwitwazo tujya tuvuga tuti nge nta muntu nigize mpura nawe ufite ikibazo nkanga kumufasha. Ahangaha niko bavuga. Ninde utanga ibihamya bivugwa muri Yakobo byo kugira idini itunganye itandujwe no kwikunda cyangwa kwangirika? Ninde ushishikajwe no gukora ibyo ashoboye byose kugira ngo afashe mu nama ikomeye y'agakiza? Yesu ubwe aduha urugero rw'uburyo twafata batishoboye ndetse akanaduhamagarira gukora nkawe. Yesu yasanze umuntu utishoboye aramukiza. Nkuko iziriya nshuti z'uyu muntu zamucishije mu mategura nk'uko Bibiliya itubwira, Yesu yarebye kwizera babikoranye, ireba ubufasha babikoranye, ireba umutima ukunze babikoranye, bityo Yesu amugirira impuhwe, amukiza ibyaha ndetse amukiza n'uburwayi bw'umubiri yari afite. Sinzi nta kintu wakongera. Wenda turimo turareba ku kigendanye no kwizera kw'inshuti, bivuze ko kwizera kwacu hari ahantu gushobora kuba kuzagira umumaro cyangwa kwagira umumaro mu gihe dufite kwizera ari ukwizera nyakuri. Niyo mpamvu abo bantu kugira ngo kubagirire umumaro, kugira ko kwizera kwacu kugende kugira umumaro w'abantu, ku buryo Yesu azababwira amagambo akomeye cyane ati nuko genda kwizera kwawe kugenje gute kuragukijije. Kuko Yesu ntabwo yakizaga indwara z'umubiri gusa ngo iz'umwuka zisigare, ariko inshuro nyinshi habanzaga iz'umubiri. Niyo mpamvu hano hari amagambo banditse mu basoza kuri kino cyigisho ngo mbere na mbere ubwo bagiye kuvuga mu gihe tugiye kubwiriza ubutumwa bwiza duhinduka inshuti zabo. Ubona ngo dushyire bwa butumwa bwiza rero tukamara guhinduka inshuti zabo tukamenya ibyo bakeneye, hanyuma tukabayobora kuri Yesu wowe wenyine wabasha kubafasha. Amen. Ubufasha bukomeye cyane abuhabwa na Kristo, ariko mbere y'ibyo no guhinduka inshuti zabo tukamenya icyo bakeneye, tukamara kwishyira mu mwanya wabo, tukagenda no tukabereka aho ibisubizo byose bibonekera. Ubwo bishatse kuvuga ko kwizera kwacu gushobora gutuma inshuti zacu zigera kuri Yesu. Yego. Nuko ngo ingingo kwa kabiri ivuga ngo iki? Yatubwira ngo uburyo rukumbi Kristo yakoreshaga. Hari amagambo nkunda cyane ari mu gitabo cya Rengera ubuzima kuri page 143 reka nyasome. Nawe yerekana uburyo bwa Yesu bugizwe n'intambwe 5 bwerekana uburyo twafasha cyane abantu batishoboye. Aya magambo rero ngiye gusoma ari muri Rengera ubuzima. Uburyo Kristo yakoreshaga bwonyine nibwo buzatanga intsinzi mu gukiza imitima y'abantu. Uburyo Kristo yakoreshaga bwonyine nibwo buzatanga intsinzi mu gukiza imitima y'abantu. Ubwo buryo ni ubuhe rero? Dore n'ubu ngubu ngiye kubabwira. Umukiza yifatanyaga n'abantu akabifuriza ibyiza, yaberekaga ko yifatanyije nabo, agahaza ubukene bwabo, akabiyegereza, maze akaba yararikira ati Muriki. Yaragendaga abantu akabanza kwisanisha nabo. Mu Cyongereza baranditse ngo he showed them empathy or sympathy. Yarangiza akababwira ati nimunkurikire. Reka twige buri ngingo imwe imwe uko igenda ivuga. Intambwe ya mbere tubonye ko ari uko yabigenzaga. Intambwe ya kabiri tugomba kugaragariza abantu impuhwe. Intambwe ya mbere ni ukubanza kwegera abo batishoboye.
iya kabiri ubwo buhakurikiraho kubagaragariza impuhwe. Yego. Twamara kubagaragariza impuhwe, ariko mbere ko dukomeza ibi byo kubagaragariza impuhwe wowe ubyumva ute? Uburyo numvamo kubagaragariza impuhwe hano umwanditsi yaranabisobanuye neza. Tubone uko kugaragariza abantu impuhwe bitewe n'isi twagezemo, n'isi ikomeye cyane. Buriya uzareba inshuro nyinshi nuzaba urimo uragenda wenda hano mu mujyi nyuma yo kugera muri Kigali, uzasanga umuntu inshuro nyinshi uzaba ufitiye ukabona ufitiye impuhwe nyinshi. Inshuro nyinshi burya umuntu ahita yikema ngo ati wase impamvu arimo arangirira bino bintu ari uko hari ikindi kintu nshakaho. Umunyarwanda we yaravuze ngo burya ngo uruse nyina y'umwana ngo imbabazi abashaka kumurya. Niyo mpamvu bavuze ngo mu gihe turimo turagirira abantu impuhwe cyangwa turimo turashaka kugaragariza abantu impuhwe, tugomba kubikora ariko tukabikora mu buryo runaka kandi bufututse. Kuko nibidakora uko nguko, hari igihe uzagaragariza umuntu impuhwe urimo uramwereka yuko hari amarangamutima yawe umwerekezeho, urimo uramwereka yuko ibyo arimo bitakunezeye cyangwa bikwabaje bitewe n'uburyo butari bwiza ubikozemo, bitume bya bintu bishobora kuba bitaba successful, bitume bya bintu bishobora kuba bitagera ku rugero nk'uko bifuzaga yuko byageraho. Niyo mpamvu bavuze yuko mu gihe turimo turagaragariza abantu impuhwe, baba abizera cyangwa n'abatizera, bitewe no kutizera ndetse bikanaterwa n'uko rimwe na rimwe abantu bakoresha ubugira neza nk'uburyo bwo gutuma abantu bagirira neza, bagira icyizere hanyuma bakabagirira nabi. Tugomba kubyitwaramo neza muri ubwo buryo. Ariko abantu bose b'abatubuzi mbyitse gutyo, sinzi nimba mwaragize warigize uhura nabo, iwe nabo bari abantu beza bafite impuhwe bamusura neza. Rero Yesu nawe yagaragarizaga abantu impuhwe, ariko ntabwo byarangiragaho. Intambwe ya gatatu ni ukubafasha mu byo bakeneye, nk'uko amasomo nk'isomo riri muri Yohana cya 5:1-9. Yesu yakijije umuntu wari umugaye, yaramusanze aho yari ari ku kidendezi, amugirira impuhwe ndetse aramufasha, aramukiza. Imyaka 38 yari amaze amugaye, arakira. Irindi somo riri muri Mariko igice cya 23-28. Yesu yasanze umuntu utewe na dayimoni, nawe aramukiza, arangije agenda ahimbaza izina ry'Imana. Intambwe rero ya kane ni ugutuma batugirira icyizere. Yego, ari naho cya kibazo twari turimo turibaza ku ntambwe ya kabiri uvuga kugaragaza impuhwe. Nugaragaza impuhwe ariko ntukore intambwe zisigaye ngo bakugirire icyizere, byanze yuko uzazabona yuko umeze nk'abandi ko ari bwa butekamutwe. Ubwo numva ino ntambwe ya gatanu ni ya ntambwe ya kane ni ya ntambwe igiye kunganira ya kabiri. Iyo dukorera abandi cyangwa iyo tubafasha, nabwo baratwizera ndetse bakizera n'ibyo tubabwira. Bityo iyo tubabwiye ibya Yesu baba biteguye kubyumva. Yesu ntiyifuzaga kubakiza ku mubiri gusa, ahubwo yashakaga ko babona ubugingo buhoraho muri we, nk'uko baturarikiye gusoma muri Yohana 10:10. Intambwe ya nyuma ni iyi. Intambwe ya nyuma tubona yuko ari ukuza noneho ba bantu twakoreye bya bindi byose bya mbere, ubundi tukabayobora kuri Yesu, tukabayobozayo ubugwaneza. Bitewe nuko twabikoze intambwe ku yindi, nitugenda tubazaniye ya nkuru ya Yesu Kristo, bazayakira neza ndetse bazayakirana umutima unezerewe. Ndetse ibyo ngibyo bizaza bite bihindura bwa buzima bwabo mu buryo bwiza. Ariko nitubikora tugera ku ntambwe ya nyuma, intambwe za mbere twazisize, buriya ni nko kwafata ibyamwuka ntabwo bishobora ko byubaka mu kirere. Burya ibyamwuka byibaka mu mibereho y'umuntu muri rusange. Mpamvu nkunda Jiya igira inkingi zigira muri eshatu, tuvuga ngo hari ibyamwuka, iby'ubwenge n'iby'umubiri. Mu gihe iby'umubiri bitagenze neza, burya n'ibyamwuka birabura. Ino ntambwe niyo ntambwe ya nyuma ndetse yibanze isoza zino ntambwe zose yo kugarura cyangwa kwerekeza abantu kuri Yesu. Kuvuga ngo Yesu nka buriya yaramuka agiye agahura n'abantu akababwira ati munkurikire gusa, ubwo byari kugenda bite? Reka twikomereze, turaza kugenda turushaho uko bigenda bimeze. Ariko reka nsubiremo iri somo ry'uburyo bwa Yesu, ubundi tujya ku ngingo kwa gatatu. Aravuga ngo umukiza yifatanyaga n'abantu akabifuriza ibyiza. Yaberekaga ko yifatanyije nabo, agahaza ubukene bwabo, akabiyegereza, maze akabararika ati nimunkurikire. Uzasoma muri kino gitabo azasanga ko gikurikiraho bahise bavuga ko turamutse tugabanyije ibibwirizwa dutanga, ariko tugafasha abantu bahindukira
akagarukira data wo mu ijuru. Ingingo yo kuwa gatatu. Ingingo yo kuwa gatatu yatubwiraga impunzi n'abimukira. Ndatekereza Jean Pierre, wowe warigeze ubona impunzi? Narazibonye. Yego, warazibonye. Ahangaha ubavuga impunzi n'abimukira, hari isomo ubwonko bwanjye bwasubiyeyo ndaritekereza, nkimara kubitekereza nsanga hano umwanditsi rero yararyanditse riboneka muri Matayo igice cya 2 ku murongo wa 13 na 14. Haravuga ibya Yosefu ahungiye muri Egiputa, ngo bamaze kugenda marayika w'Umwami Imana araza abonekera Yosefu mu nzozi ati, byuka ujyana umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo ugeze aho nzakubwirira, kuko Herode agenza umwana ngo amwice. Nawe ahera ko arabyuka ajyana umwana na nyina nijoro, maze bajya muri Egiputa. Rero somo rero ryatumye mvuga nti nimba Yesu Kristo nawe yarabayeho impunzi, ntabwo ari ikintu gitunguranye kuba twabona impunzi, ariko ubuzima impunzi ziba zibayemo nimba warazibonye mbwiye ko wazibonye, n'ubuzima byanze yuko ziba butari bwiza, ntabwo wari bwiza hato mva mu buryo bwose. Babayeho ubuzima bwitwa minimum standard of living, ubuzima nyine buto bushoboka umuntu ashobora kubaho. Bitewe nuko basize ibyabo byose, babisiga atari kubw'amahitamo, barangiza bajya ahantu runaka, mu gihugu runaka, mu ishyanga runaka, mu bwoko runaka. Rero nyuma yo kubona yuko Yesu bino bintu byamubayeho, tuza natwe twumvishe ko bino bintu byatubaho kandi hari nabo birimo birabaho. Muri rusange rero kugirana ubucuti n'abantu tudahuje umuco n'ururimi biroroshye, kubera ko hari byinshi tuba duhuriyeho, ariko kandi kubona icyo duhuriyeho n'abimukira n'impunzi batandukanye natwe, batavuga ururimi rwacu, badahuje imyizerere kandi batarya ibyo kurya nk'ibyacu, ni ikibazo gikomeye. Ubutumwa bwiza budusaba kuvuga mu mimerere yacu kuva mu mimerere yacu irangwa n'ubwoko, igihugu n'umuco byacu, tugafasha abakeneye ubufasha uko twaba dutandukanye nabo kose. Ndakeka ko hano hashobora kuba harimo nka type muri intero ya mbere, bivuga ko kugirana ubucuti n'abantu tudahuje umuco n'ururimi byoroshye, kubera ko hari ibintu byinshi tuba duhuriyeho. Ubwo bashaka kuvuga ko kugirana ubucuti n'abantu duhuje, gufasha umuntu musengana biroroshye, gufasha umuturanyi wawe mu mara y'imyaka ingahe biroroshye, kuba byoroshye, ariko gufasha umuntu ngo ni impunzi yaturutse mu Bwongereza irimo iraza mu Rwanda, ntabwo muhuza uruhu, ururimi bavuga ntabwo urwumva, aho ngaho niho yatazi ikibazo. Rero mpita nibaza, hari ahantu mu ijambo ry'Imana avuga ko tugomba gufasha abantu bose, ariko cyane cyane abo mu nzu y'Imana. Bihurira hehe n'iri somo ry'ahangaha? Yego, dushobora abadukurikiye bashobora kubitekereza, wenda bakaduha inyunganizi muri comments. Yego, wenda batanga inyunganizi. Gusa hari isomo riboneka mu gitabo cyo gutegeka kwa 2. Reka nihutire kwagira mu gitabo cyo gutegeka kwa 2 igice cyaho ni cya 10. Wenda rivuga kuri icyo kintu kigendanye n'impunzi. Ku murongo waho wa 19 hari amagambo atubwira ngo, nuko mukunde umusuhuke w'umunyamahanga, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Yego, nuko mukunde umusuhuke w'umunyamahanga, kuko namwe mwari abasuhuke mu gihugu cya Egiputa. Ano yari amategeko cyangwa yari amabwiriza yahabwaga Abisiraheli. Rero gukunda cyangwa gufasha abantu bose, iryo ni itegeko ndetse n'ihame. Ariko cyane cyane duhere hehe? Ko mu nzu y'Imana. Kuvuga ngo cyane cyane muhera ahangaha, ntabwo ari kuvuga ko nabo ngabo tuzabirengagiza, ariko umunyarwanda yabivuze neza burya ngo nijye kurisha hera hehe? Ku rugo. Nijye kurisha hera ku rugo. Buriya hari igihe bizagorana ko uzakunda umuntu utazi, wa wundi uzi mwavukanye, mwareranywe, mwakuranye utaramukunze. Gusa tugomba kurenga za mbibi. Ni byiza ko babandi tuziranye tubakunda, ariko by'umwihariko tukagira neza n'abahe abo mu nzu y'Imana. Ndibuka bise binyibutsa uko twize mu byisho byabanje, araho twize ko intumwa zikimara haranditse ngo namwe muzahabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya muturutse hehe? Yerusalemu, ni Yudaya n'ahandi mukahajya, ariko mwatangiriye Yerusalemu. Iyo niyo mpamvu igaragaza ko nituba twatangiriye ahangaha mube mu nzu y'Imana, tuzagira n'umutima wo kujya n'ahandi, ko ntabwo twakunda Imana tutazi ngo ntidukunda abantu.
dushobora gutekereza ko tutanakunda abantu tutazi abo tuzi twabanze. Yego nibyo dusoza wenda amagambo yo kuri ino ngingo. Hari indirimbo nkunda cyane, turimo turabona impunzi ndetse n'abimukira inshuro nyinshi baba ari abantu utazi, ariko mu ndirimbo imwe umuririmbyi cyangwa umwanditsi we yaranditse aravuga ngo ariko ngo niyo utabasha gucyanuka nka Pawulo, tubona ko Pawulo yagiye anyura mu bihugu byinshi cyane bitandukanye, yabwirizaga abantu b'amoko atandukanye. Nubwo utabasha kugenda ngo ujye kure cyane, tubona ko ngo wafashisha iki amasengesho ndetse no kugenza gute no gutura Imana iguhe umugisha. Reka dukomeze n'ingingo yo kwa kane yatubwiraga itubwira gufasha abababaye. Gufasha abababaye bavuze muri ino ngingo wenda turaza kwibona neza byimbitse, ariko ntabwo ari abababaye ku rwego rusanzwe, ahubwo ni abababaye babaye kuko hari ububabare cyangwa agahinda gasaze cyangwa gateye ubwoba kageraho abantu bakita ngo ni depression. Batangiye bavuga ngo ninde muri twe utarigeze ubona ukuntu isi yacu ibabaza cyane. Ku mugoroba ubwo twe tumaze gutangira isabato nibwo nahoze ndi kuganira n'umuntu yambwiye amagambo akomeye cyane, nyatekerezaho nsanga ahuye cyane n'ino ngingo. Atubwira ko ubwo umwanzi yaramaze kumanukirwa, ubwo isi yari imaze kumanukirwa n'umwanzi, biragoranye kugira ngo ubone umuntu wishimye kurusha umuntu wabaye. Ariyo mpamvu kubona umuntu uhora yishimye aseka byanze bikunze kiba ari ikibazo nyine tuvuga byagenze bite. Rero abantu tubona abantu bababaye ndetse cyane, waba uba ahantu hari ubutunzi ndetse n'ibintu. Bakomeje tuvuga ko ubutunzi ibintu ntabwo ari urwitwazo ruvuga ngo uno muntu ameze neza, ntabwo wabayeho wowe bukize urababara, kandi wabukeneye nabwo kagenze gute ukababara. Hari amagambo Yesu yavuze nifuza ko dusoma aboneka muri Luka igice cya 14 avuga ngo umwuka Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe ko zibohorwa n'impumyi ko zihumuka no kubohora ibisenzegeri. Aya magambo ni meza cyane. Yego ayo ngayo ni amagambo Yesu yivugiye ubwo bamuherezaga igitabo umuzingo w'igitabo, maze arangiza ahagurukiye gusoma yasomye ano magambo ndetse yari amagambo akoze cyane. None bino bintu twebwe byatwigisha iki ku kigendanye no kuba tubwirizwa kuba twafasha abababaye, tumaze kubona misiyo Yesu yari afite kandi byaye byarensweho ko mu gitabo cy'umuhanuzi. None ano magambo twebwe yatubwira iki turamutse twirebyeho? Kuki tugomba gufasha abababaye? Yego Yesu ubwe yanditse ko yasigiwe kugira ngo abwirize abakene inkuru nziza. Yego kuri paragraph ikurikira iki kibazo iravuga ngo Imana iraduhamagarira guhaza abantu bose ibyo bakeneye, nubwo tutazi igihe bazakirira Yesu cyangwa niba bazamwakira. Nubwo kubazanira Yesu ari ishingiro ry'umurimo wacu, dukwiriye gufasha abatishoboye kubera ko bakeneye ubufasha. Twibukiranye ibyo twiza ku ngingo yo kwa kabiri yatubwiraga ko tugomba gukoresha uburyo bwa Kristo gusa. Aba bantu ntabwo tuzi niba nitubafasha bazakira Yesu Kristo, ariko birashoboka ko tugomba kunyanyagiza imbuto yacu, maze harya muri bihanditse ngo nyanyagiza imbuto yawe n'ibindi byose bihanditse. Akazi kacu ntabwo ari ko gukiza abantu, ahubwo ni ugufatanya n'Imana mu murimo wo gukiza abantu. Turabafasha kuko twakiriye Yesu nk'umwami wacu, kandi nibyo aduhamagarira gukora. Umwami wacu aduhamagarira gufasha abakene nk'uko nawe yabafashije. Urugero rwa Yesu rwo kugerageza guhaza abantu bose mu byo bakeneye ni ihame rya Bibiliya dukwiriye gukurikiza. Birasobanutse cyane. Ndumva nyuma nta kindi bakongeraho twakomeza. Yego ndumva kuri ino ngingo ahanini bisa n'ibisobanutse. Reka twe kuyitindaho cyane, turimo turareba ikigendanye no gufasha abababaye. Gusa uko abigenza kose umutima wose wakumva ufite, buriya biragoranye kugira ngo ufashe umuntu ariko utamufitiye urukundo. Kereka gusa iyo umeze tubona yuko ngo hari inkondo zitandukanye, buriya tujya tubona yuko ngo na kaga nimba ari itungo cyangwa inyamaswa, ni inyamaswa zo, ni inyamaswa yo kuba yorora byabaye n'itungo bita injangwe, ngo niyo igikunda imbeba ariko ntabwo bikundiye ibyiza. Aho tubone ko igihe cyose umuntu afite urukundo rwa Kristo nibwo yasohoza kino kintu bita gufasha abababaye. Mu gihe ukunda abababaye ugomba kubafasha. Niyo mpamvu ku ngingo bakurikijeho yatubwiraga ngo urukundo ruhebuje. Mu gihe umuntu afite urukundo ruhebuje nirwo ruzamushoboza gufasha abagenzi gute
ababaye. Rero runo rukundo ruhebuje ntandi hantu twarukura, nta kindi kintu turukesha Yesu Kristo wenyine. Ko Yesu Kristo wenyine niwe wemeye kudukunda, yarangiza ngo agasiga ubwiza bwose bwo mu ijuru, agasiga ubwiza yari afite mu ijuru, maze akambara akamero ka muntu. Runo rukundo kurumukuraho, hari biri ko nsoma byinshi umwanditsi yavuze, hari icyigisho mfatira ku ntumwa Yohana mwene Nkuba. Ubundi mu mibereho ya Yohana atari yaba umwigisha wa Yesu Kristo, yari umuntu ugira ubukana bukomeye cyane, umunyamahane, ukunda kurwana. Buriya niwe ari umutoya mu bigisha ba Yesu Kristo. Rero ukunda gukora nyine abasotora bitewe nuko yabaga azi yuko Yesu ahari. Ariko uwo ngo witwaga Yohana mwene Nkuba, wundi wari umuntu uhora yumva yateza intambara. Yesu amaze kubona imico ye na kamere ye, ngo yamuhozaga mu gituza. Yohana yiberaga mu gituza cya Yesu Kristo. Bize kurangira rero Yohana mwene Nkuba ahindutse Yohana w'urukundo. Uzasome mu nzandiko Yohana yanditse, zose ziba zerekeza ku rukundo. Byinshi cyane Yohana yakoze cyangwa yavuzeho byaganisha ku rukundo. Rero natwe kugira tugire urukundo ruhebuje rwacu, nuko tubanza kwigira ku rukundo rwa Yesu Kristo, kandi tukamushyira mu mibereho yacu. Urukundo rwa Kristo rukaduhata nkuko tujya tubivuga. Yego. Urukundo rwa Kristo rukaduhata. Hano hari amagambo aboneka muri Yohana igice cya 15 ku murongo wa 13 aratubwira ngo iki? Yohana igice cya 15 umurongo wa 13, reka mpagere mpasome. Haranditse ngo ntawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Hawe ufite urukundo ruruta rw'umuntu upfira inshuti ze. Yewe uyu murongo nyiwusoma warantangaje cyane. Ubanza aribwo nare nyiwubona ku gihe cyose nasomeye Bibiliya. Nimba Yesu yaradupfiriye, bivuze ko nta muntu umurusha urukundo, ahubwo urwo rukundo rwa Kristo nirwo tugomba kwigiraho rukaduhata. Bityo natwe tugakunda bagenzi bacu. Sinzi niba hari ikindi wakongera. Yego, wenda icyo nakongeraho ahangaha, Yesu Kristo ubwo yazaga hano mu isi yaraje, nibyo koko yaradupfiriye. Gusa none wenda aho ngo barimo baravuga ku muntu, ariko Yesu we ntabwo yapfiriye inshuti ze gusa, yapfiriye inshuti ze, ariko n'abandi ntiyabirengagiza, kuko tubona yuko na babandi bari barimo baramubamba, burya na babandi nabo yarabapfiriye. Ikibazo cyonyine cyavutse nuko bashyizeho umukono, maze bakavuga ngo amaraso y'uno muntu azagenza azatubarweho twebwe n'abana bacu. Gusa mu we yaje gupfira abo ngabo nabo bari barimo ari abanzi ndetse n'inshuti za Yesu Kristo yarazipfiriye. Rero natwe icyo dusabwa ahangaha nta kindi nuko baba abanzi bacu, baba abo duhuje, wenda reka mfate mu myizerere nabo tudahuje, abo ngo tugomba kubagira urukundo. Urukundo ni urukundo mu gihe ukunda inshuti yawe, ariko ruba urukundo ruhebuje mu gihe noneho ukunda n'abanzi bawe cyangwa ukunda n'abo mudahuje. Umunyarwanda yaciye umugani ngo gukunda utagukunda ni nk'imvura igwa mu ishyamba. Yego. Sinzi nimba turi bugendere ku byo twize mu muco wacu cyangwa turi bugendere ku cyo Bibiliya ivuga. Ariko Bibiliya ivuga ngo nimukunda bakunda gusa muzahembwa iki. Ayo masomo, ibyo bintu bibiri ntabwo wadufasha kubihuza. Yego, wenda umwanditsi hari icyo bivuzeho, yatanze urugero mu gihugu kimwe, aho hari abakristo ariko n'abandi bantu bafite indi myizerere itandukanye. Maze ba bantu bakazajya bahora bararika abakristo bati, mbe Pierre waje tukajyana mu gitaramo cyacu. Bati oya, ibyo ntabwo mbikozwa, ntabwo yenza gute. Mbe KURINTATI byagenze kuko ati oya, wapi byanjye no n'umuntu ngomba kugenza gute. Gusa tubona yuko kugira tubwirize ba bantu batari bamenye ubutumwa bwiza nabo bewe babumenya. Ibyo dusabwa cya mbere ni ukubagira urukundo, maze tugatera intambwe yo kubasanga, ubundi tukababwiriza. Mu gihe cyose ukifite icyo nakwita uruzitiro rukuzitira kuba wagira ahantu ho kubwiriza ubutumwa, bizarangira ahantu ubutumwa bwiza butageze. Rero haba ku banzi bacu, haba ku nshuti zacu, tugomba gukoraho urwo ruzitiro tukabasanga, nta kindi kintu tukitujyanye, tukajyanwa n'urukundo, tugakurikiza za ntambwe twabonye mu ngingo zatambutse ko ari 5. Ku nshuro ya 5 noneho twamaze kugaragariza abantu rwa rukundo bwabo rwa neza, buri tukabereka Yesu Kristo, aho ngo nibwo bazamubona kandi bakamwakira neza. Wenda uragiye icyo wongeraho, wanatubwire ku nshingano dufite muri kino cyumweru baduhaye nka task. Iki cyumweru dufite inshingano tugomba gukora, aribyo bita challenge mu cyongereza. Challenge iki cyumweru ivuga ngo menya iby'abanyamahanga cyangwa abatari abakristo batuye mu gihugu cyawe. Cyane cyane ko dutuye mu biryogo biratworohera guhita tumenya aba bantu.
urubuga rwa joshuaproject.net ni ahantu heza ho gukorera ubushakashatsi ku matsinda y'abantu batagezweho n'ubutumwa mu muco wanyu. ushobora gukoresha runo rubuga, ariko sinagomba gukoresha urubuga ahantu dutuye harigaragaza turabafite benshi. bigira intego yawe, shakisha umuntu wabasha gufasha mu bushobozi bwawe. tangira ujye usengera uyu muntu buri gihe nyuma yo gusubiza ibibazo bikurikira. uzatangira gusengera uyu muntu buri gihe nyuma yo gusubiza bino bibazo. ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese uyu muntu ni inshuti yanjye? ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese uyu muntu ni inshuti yanjye? dukurikije urugero rwa Yesu uyu muntu ni inshuti yanjye? ese naba nzi ibyo akeneye mu buzima bwe? naba nzi ibyo akeneye mu buzima bwe? icya gatatu kirabaza ngo namuyobora nte kuri Yesu Kristo ngo amukize? inkuru ya Bibiliya yose irashaka kuyobora abantu kuri Yesu Kristo. umaze kumva ibintu, umaze gusubiza ibibazo, niba ni inshuti yawe, nimba ari ibintu akeneye mu buzima bwe, ikibazo kindi gikurikiraho kirabaza ngo namuyobora nte kuri Kristo ngo amukize? iyi niyo challenge dufite muri iki cyumweru. turararishya buri muntu wese kugira ngo ayikoreho, ubundi tuzarebe uko bizarangira bimeze, ariko Uwiteka azabana natwe nk'uko yadusezeraniye kuzabana natwe igihe cyose. Yego Pierre, warakoze cyane. Wenda kuri iyo challenge buri wese ubundi ano migisho turimo turiga kino gihembwe, bino byigisho nari bikunze cyane bitewe na kano kantu bashyira bakatubwira ngo bigira intego yawe. buriya inshuro nyinshi umuntu uvuga ngo nize 7 ariko atarabigize intego ye, ntekereza ko aba yareze 7 ariko nta kintu yakuyemo. rero buri wese abigira intego ye kuko agenda abanze ashakishe wa muntu, namara kumushakisha kuko Pierre bivuze akore bya bintu. rero kugira ngo ubutumwa bw'isi bwigishe mu mahanga yose, izaba ari uko nabigize intego yanjye, ari uko abigize intego yawe, ari nuko n'undi muntu wese uri ahangaho uri kutwumva yabigize intego ye. undi reka dukomeze n'ingingo ya nyuma tugana ku musozo w'icyigisho cya 8 cy'iki cyumweru cy'iki gihembwe. turi kwiga kivuga ngo ivugabutumwa ku bababaye. twagiye twiga ingingo nyinshi zigiye zitandukanye, nk'ingingo yo kuwa mbere atubwiraga kwizera kw'inshuti, aho twabonyemo inshuti z'abantu z'umuntu zamuzanye kuri Yesu akamukiza nubwo bitari biboroheye. ingingo yo kuwa kabiri twabonye uburyo rukumbi bwa Yesu ari ubwo kwisanisha n'abantu, agafatanya nabo, mbese akababwira ngo bamukurikire. tubonamo impunzi n'abimukira, twabonye ko na Yesu ubwo yari impunzi, bityo natwe rimwe na rimwe duhura n'ibibazo bitandukanye, tugomba kumenya gufata impunzi neza. kuwa gatandatu no kuwa kane twabonye ingingo ivuga ngo gufasha abababaye. twabonye ko tugomba kujya dufasha abababaye, twarangiza tukababwira bakaza kuri Yesu. ndetse kuwa gatanu tumaze kwiga tubonye urukundo ruhebuje, ariko data twese yadukunze. ingingo kuwa gatandatu rero iravuga ngo ibi ni byo kwigwa no kuzirikana. tumaze kwiga ibi byose, dore ibindi tugiye kwiga tunazirikana. ndasoma haranditse ngo abanditsi b'ibitabo by'ubutumwa bwiza banditse ingero z'ukuntu Yesu yashyikiranaga n'abantu bo mu yindi mico kugira ngo abakize, nk'uko bigaragara muri Matayo 8:28-34, Mariko 5:20-20. mu buryo nk'ubwo natwe duhamagarirwa kugirana ubucuti n'abantu bo mu yindi mico kandi tukabafasha. sinzi niba warigize ubana n'abantu bava mu bindi bihugu. njye nigize mbana n'abantu ukabona ibintu bakora nk'ibintu by'imirire n'urugero, ukabona bidahura n'ibyawe, ukavuga uti byiza ndamutse niyizoretinze singendane nawe. ariko ahangaha ntabwo ari ijambo ry'Imana ariko Kristo, urupfu rwa Kristo rwabaye rw'abantu bose, ntabwo rwabaye rw'abantu bo mu Rwanda cyangwa mu Bwongereza cyangwa bo muri Amerika cyangwa muri Israel. ubutunzi bwabo bwabaye bw'abantu bose, hatitaye ku bwoko bwabo, ubwenegihugu bwabo, ubutunzi bwabo cyangwa inkomoko yabo. iyi ni ingingo tutagombye na rimwe kwibagirwa. nimba urupfu rwa Yesu rwarabaye rw'abantu bose, twebwe turi bande bo kubwira urukundo rwa Yesu abantu bamwe, abandi tukabihorera kuko dufite ibintu runaka dushingiye, ubutunzi, ibara ry'uruhu n'ibindi byinshi. uwo ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo n'iby'abari mu isi bose, abagabo n'abagore,
ntibasohoza umugambi w'Imana igihe baba bahugiye mu kugaragariza urukundo ab'imiryango yabo gusa. Kugaragariza ab'imiryango yacu urukundo ni byiza, ariko ntabwo ari bo bonyine tugomba kugaragariza urukundo. Nyamara mu gihe tugaragariza abantu mu miryango yacu urukundo gusa, nyamara tukareka kwerekana urukundo abo bagombye gukomeza no kwitaho, abo bagombye gukomeza no kwitaho babafasha mu kubaha ibyo bakeneye. Umwami Imana adusaba kugira neza abandi batari abo mu ngo zacu, ntavuga ko urukundo dufitanye n'abo mu ngo zacu rugomba kugabanuka, ko urukundo dukunda bene wacu cyangwa abo mu gihugu cyacu rugomba kuba ruke, kuko yifuza ko rugera kure. Imana iri mu muntu ishaka ko azishima, imuremera umuryango kugira ngo yishime. Rero ntabwo ituzanire aya magambo kugira ngo urukundo dukunda mu rugo rwacu rugabanuke, ahubwo Imana ishaka ko rugera kure. Ariko urukundo rwacu no kwifatanya n'abandi kwacu ntibigomba kugarukira ku ngo zacu, maze ngo umugisha Imana yaduhaye ugarukire aho, ntidusangire nabo ibyishimo byabo. Ihita bisaba mu gitabo muri Adventist Living Herald yo mu kwa 10 ku itariki 15 mu 1895, inshingano twahawe kubera umugisha abantu tudahuje imimerere, baba bakomoka mu yindi mico cyangwa ari abantu batishoboye, ni inshingano itavuguruzwa duhabwa na Yesu Kristo ubwe. Amen. Iyi nshingano tuyihabwa na Yesu Kristo ubwe, kuko nawe tubonye ko tugomba gufatiraho icyitegererezo. Yabanaga n'abantu, akifatanya nabo, akasympathizinga nabo, aho yakabarana nabo. Uribuka azura umwana wa Yayiro, abantu bari bari kurira, arangije arababwira ati kuki mumurira? Azura umwana, yifatanya n'abantu kugira ngo abagaragarize urukundo, baherekere bamugarukire. Turibuka nanone mu bukwe bw'Ikana, yagiye Ikana nabafatanya n'abishimye yishimanaga nabo, n'ababaye akabarana nabo. Uru ni urugero tugomba gukurikiza, nta rindi zina twahawe tugomba kureberaho ritari iryo ngiki. Sinzi nimba hari ikintu bakoze cyane, wenda batangiye batuga ku kintu kigendanye n'urupfu rwa Kristo. Ubundi yavuze urupfu rwa Kristo twumva umusaraba, kandi buriya umusaraba ni icyungo mu buryo bw'impagarike ndetse no mu buryo bw'intambike. Bisobanuye ibintu bikomeye cyane, bitwereka uburyo Yesu Kristo yaje kugira ngo atwunge na se ubumuntu ndetse n'ubumana bugirana isano, ariko nanone yunge abantu mu buryo bw'intambike. Wowe Jean Pierre ngo ruwo mu burasirazuba bwa hehe, nanjye KURINTATI wa ruwa hehe, twungirwe hamwe bitewe na Kristo, ndetse ubuntu bwa Kristo twese butugereho. Icyo ngicyo iyo yavuze urupfu rwa Kristo, iyo yavuze umusaraba, hahita wumvikana icyo cyungo. Ubona tunagarutse mu buryo kitubwirizamo, tubona ko ubwo Kristo yatangaga ikibwiriza muri Matayo igice cya 5, hari amagambo yagarutseho cyane, arimo arabwira abantu. Yavuga ati nuko rero muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse mu mpinga y'imisozi ntabwo ubasha kugenza gute kwisha, nawe akongeza itabaza ngo rigitwikirize intonga. Bivuze ngo umucyo tugomba kumurika, tukamurikira abari ku yindi misozi. Niba turi mu mpinga y'imisozi tukamurikira abandi b'abanyamahanga, babandi tudahuje kwizera bakatubona. Ariko ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, yari banze baravuga ngo muri umunyu w'isi. Burya umunyu uryoshya ibiryo byo mu isafuriya gusa. Bande badukikije bo mu rugo rwacu, bande dusengana, ni byiza, tugomba kubabera umunyu, tugomba kubabera beza. Ariko ntabwo bigomba kurangirira aho ngaho, ahubwo ngo inshingano twahawe ni ukubera umugisha abantu batandukanye bo mu mimerere itandukanye, ni ukubera umucyo imisozi yose idukikije. Maze nibabona imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaza bahimbaza so wo mwijuru. Ngiye ndumva byumvikanye hanini bya kino cyigisho. Ndumva dushobora guha abadukurikiye umwanya bakagira uko batubwira muri comments kugira ngo turusheho kugenda tuganira. Ariko reka dusome amasomo abiri, turasaba abantu badukurikiye nabo bagenda batubwira uko babyumva. Isomo rya mbere riri mu Gutegeka kwa 2 igice cya 15 umurongo wa 4. Haravuga ariko ntihazagire abakene baba muri mwe, kuko Uwiteka atazabura kuguhera umugisha mu gihugu Iteka Imana yawe iguha ho gakondo yo guhindura.
isomo riravuga ngo ntihazagira abakene bagira bate baba muri twe. Umurongo wa 11 uravuga ngo kuko ari ntabwo abakene bazashira mu gihugu, nicyo gitumye ngutegeka nti ntuzabure kuramburira iminwe mwene wanyu w'umukene w'umworo uri mu gihugu cyawe. Isomo riravuga ngo ntihazagira abakene baba muri bwa mbere. Hasi bakongera bati kuko abakene bazahora. Ibyo bintu ubwo bihuriye he? Bibiliya ntihindukira ikivuguruza. Yego, impamvu bavuga ngo ntakagira abakene baba muri mwe, ubwo Yesu yazanirwaga ibintu by'igiciro kinzi cyane kugira ngo ashimirwe, maze Yuda yarangiza agateza urusago, agateza kamoti, none ano mavuta ntabwo abafashije abakene. Ese bati uko byagenda kose mukira hano mu isi, mbese ngo abakene bazashira? Hoya, abakene muzahorana nabo. Yaravuze kuri rasomo narimvuze. Yego, yaravuze kuri no somo waruvuze bwa mbere. Ari kuvuga ngo ntakagira abakene baba muri twe, bivuze yuko tugomba guharanira, tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo he kugira mugenzi wawe uri murabona w'umukene. Muri ASA yaranyarugenge uvuga ngo ntakagire abakene baba muri twebwe, byanze bikunze nziyumvamo umutima wo gufasha nawe wandi tutarimba muri korali imwe. Nimba hano mu kigo, yego, nimba hano muri Kriste mvuze rirasomo ngo ntakagire umukene uba muri nge uba muri twebwe, bizavuga yuko nawe wundi utari umudivantiste udasengera muri ASA, nindamuka mubonye hari ubukene akeneye, nzamufasha kugira atagira abakene baba muri twebwe. Ariko none tugakomeza kwerekeza intekerezo zacu yuko abakene ko bazahora muri twebwe. Nimba mfashije nkambona muri ASA iyo aranyarugenge ubukene bw'ibigaragara basic needs zashize, nzarenga intambwe mva muri ASA yaranyarugenge ngende nje kureba nepfiriya, ngende nje kureba hariya hakurya kugira ubwa bukene bushire. Ariko ntashobora kuhageza amaso, nibo nzakoresha ya masengesho ndetse nturi na ya maturo nkakora ko bavuga mu ndiri. Ndumva rero turi kugenda tugera ku musozo. Icyo twakuramo nuko tugomba gufatanya n'abababaye, tukisanisha nabo, kandi tukababwira bagahindukira bagakurikira Imana. Kandi uyu murimo ushobora kuba ingorabahizi ariko uzana ibihembo byinshi nk'uko ku isabato nimugoroba bavuze. Ndumva twasoza iki cyigisho, tutegereje kumva uko mubivugaho muri comment, ndetse tuzajya turushaho kugenda tuganira. Ndumva KURINTATI wadusengera nk'uko wadusengeye dutangira tugasoza. Yego, urakoze cyane Jean Pierre. Mureke ducire bugufi imbere y'Imana aho turi dusenge. Uwiteka Imana yacu, Imana ikomeye, Imana ikiranuka, urera kandi urakiranuka yo gukibahiro. Tugushimiye ku bw'ijambo ryawe tumaze kwiga, tubonye ko tugomba kwigiramo urukundo, atari urukundo gusa rwo kugira twigaragaze, ahubwo ni urukundo tugomba kugirira abo mu nzu y'Imana ndetse n'abandi bose batuzengurutse, maze bahera ko babona imirimo yacu myiza, bagahera ko baguhimbaza. Turasabye ngo udushoboze, nk'abana b'abantu ntacyo twakwishoboza, ariko we nk'Imana niwe wadushoboza. Uzi byinshi dukeneye ndetse uzi nabikeneye kuturusha. Turasabye ngo ufungure amaso y'intekerezo zacu byinshi kandi byiza byatugirira umumaro, bidore mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze. Sidani.